mfite mukuru wanjye aba hanze, aba muri Amerika. Yagize ikibazo rero agezeyo ararwaragurika, turamuvuza ahantu hose biranga. Cira Mugera hanga uramubona? Nguyu uramubona? Uramubona? Yesu uwo mugore? Si nguyu. Uyu muntu ntamubera kabarore isi muone. Ndetse nikihe ati hari umuntu nshaka kuzajya kukwereka w'umuganga akadufasha kubona umurozi. Mbere yuko tugerayo. Yego. Turagira ngo banze tunyuriremo gakeya twumve neza ibyari byo kugira ngo n'abadukurikiye bataza kujya mu rujijo. Ukuntu bimeze, mfite mukuru wanjye aba hanze, aba muri Amerika. Yagize ikibazo rero agezeyo ararwaragurika, turamuvuza ahantu hose biranga. Yari afite ikibazo, akazi baramwirukanye, mbese ubuzima bwaramucanze. Nyuma rero aza kubona nimero y'uwo muganga, uwo ngo tugiye kureba, niyo mpamvu nabitabaje ngo tujyane turebe nyine ibyo bavuga ko ari byo. Arangije aramuhamagara muvura kuri telefone, aranduhamagara atubwira ati ibintu byabaye neza, narakize n'akazi narakabonye, ubu ngubu nta kibazo. Ati rero ti wa muganga twumvikanye ko agiye gushika umuntu wandoze akamutwereka. Arambwira ati ngiye wowe uri mu Rwanda, gerayo undebere koko uzampamagare unyereke ibyo bintu. Niyo mpamvu rero naguhamagaye, ubwo nagira ngo tujyeyo ubundi turebe uko bimeze. Tubivuge tugenda. Ariko uburozi muri iyi minsi bureze. Uburozi bureze, mbese natwe twarumiwe. Ariko hakaba n'abantu babupinga. Barabupinga ariko uburozi buriho. Kuko uwo muganga ngo yamubwiye ko umuntu wamuroze ari umuntu babanaga mu nkambi. Natwe rero ubwo dushaka kugenda tukareba uwo muntu, tukamenya uko bimeze. Reka tugenda twihere ijisho turebe. Njyewe ntabwo njya mpfa gupinga ibintu wasanga. Natwe kubona baramuvuye byonyine urumva ko ari byo. Uraho neza? Amakuru yawe? Uraho. Aho se wa musaza kubwiye ko numvuga ngo yambaye agashati gatukura. Uraho neza? Yego. Kwa muganga urahazi hafi aha? Ndahazi. Ni wowe yohereje? Ni ngereje nje kumureba. Nahagana rero. Tunyure hano. Niko. Byarakomeye. Inshuti bakunzi ba Action TV, reka tugende turebe ibi bintu kuko niba ari ukuri, hanyuma tuzajye dufatikanyiriza hamwe gushaka ibisubizo by'ibibazo runaka biba rimwe na rimwe byatugoye cyane. Ntujye kure, ndi muhirwa wa Muringa wa Ntema biti ya Gikunga cya Ruhota rwa Nyabyiru bya Nyabyungo. Wowe witwa nde? Ndagushimiye kandi ngo ikaze. Umukobwa asanzwe avuga, urabizi neza? ndabizi. Nawe se yatangiye kukwigisha ku buryo uzaramutse ananiwe wakomerezaho? Rahira. Tumwe na tumwe. Byabiriza akazi. Ngo urubanza rwananiye so ararukuraga. Mu Kinyarwanda niko bacumbuga. Urabona mufasha akazi. Ubu hari umuntu n'umwe washobora kuvura wowe? Njyewe? Koko? Aracyari umwana ntiyaje. Ni hehe? Ni hano. Niko. Ubu washobora kuvura umuntu, tubwire nk'akarwara ushobora kuvura. Ni inzoka. Inzoka? Kujya gutera uburezi se ngo abwibanza? Ubu wowe nta nzoka urwaye? Okay. Starehe. Njira dore ni wowe uje kwa muganga. Muganga arimo? Arimo? Ntabwo ko twamushakaga. Mumubwire nyine ko twahageze. Kumva nta bwoba mufite? Njye ndi kwibaza uwo muntu uvurira kuri telefone. Nanjye ntegereje kureba.
kandi ahantu hose twari twaramurangiye baramuvuje byaranze. aba bantu baba batinyitse, hari igihe rimwe na rimwe baba bafite ibibaraga runaka utamenya, imbaraga zishobora kukwereka umuntu kandi ari iyo ari hanze kandi natwe twihera amaso. muraho muraho muri amahoro. ni amahoro. Ye, amakuru ni meza. aho muko muraho neza. Yego. Mugira amahoro muga. muraho basore. muraho. ko ntabamenye. Yego. Muga njyewe twavuganaga wa mukuru wanjye uri muri Amerika yohereje. Niwe mukuru wawe muri Amerika wohereje. Uriya navuye. Ni njye. Hanyuma uje kureba Nkuko nyine mwami yaguhaye ubuhe butumwa unzaniye. ubutumwa. Uje kureba uwamuroze Yego. ukamubona. Yemereye ko uri utwereke uwamuroze kuko ari kure. Yambwiye ngo nze murebere ariko ndanamuhamagara nawe njye mbimwereka uko bimeze. Rwose reka nzi kwerekeza ukuntu abantu bagira nabi. Buriya ntihera atujije umuntu wacu umunyamashuri. Muga ni mubikora twafunguye kamera hari ikibazo. Ikibazo kiri he? Ntacyo nyine ntayo. Murakoze cyane. Ngira ngo wa mugani ibi bintu biremewe hara birazwi. Turi abavuzi bafite ibyangombwa. Rwose yaba ari umuntu ukabona baramwibye, ukabona nka moto ngo iragiye ngo ayobe wiganye. Burya ungeraho. Bireze muri iyi minsi. Nibyo biriho ahubwo. Burya ungeraho iyo moto ikagaruka. Yesu umurwayi wawe uramutse umufite akaba ari ahantu nko kuri akaba afite uburyo mwanyoherereza kuri WhatsApp nkabona ifoto ye. Uko yaba arwaye kose ndamuvura. Nukuri. Nako kamanze ndebe ibintu by'uyu mwana. Gahunda z'uyu mwana na Bernadette turiya. Bernadette rwose kanze mumwereke. Ya. Chira. Hey! Mutaruje tugira hano kanya kaboneka ahangaha akanyitaba rwose akanga nkamuteza intara akanga nkamuteza inzoka akanga nkamuteza akavuka kaza rwose akaza agurutse akaguruka nk'aya mababa kano kanya. Yambi akaga kamutiriza intara akaga kamutiriza inzoka akaga kamutiriza ikibazo kano kanya akagaragara ahangaha. Akagaragara aha. Wahagurutse urimo kuza urumva wahagurutse urahura n'ibibazo. Urahura n'umurabyo, urahura n'intara, urahura n'ibuye, urahura n'igiti. Ibyiza no kwanyita ahangaha. Waje uri mu nzira rwose waje. Bernadette waje rwose. Sawa rero turagushaka kano kanya. Imbabazi turazikugirira ariko nuko witabye ahangaha. Barenga uri hafi aha wenda kuhagera. Ibyo dushaka rero waje tubugirire imbabazi. Waje ugeze mu marembo. Itunde muko ureba ahangaha ahubwo. Ureba ahangaha uramubona. Nguyu uramubona.
uramubona Yesu uwo mugore singuyu reka muko uri kumubona ndi kumubona nguyu rero nguyu mu nkambi wigeze umubonamo Yesu we abagore mu nkambi wigeze umubonamo n'abana wanjye mukuru wanjye wabona ubwamubona muhamagare rero mubwire ko n'ubu ngubu uri kumureba ahangaha ndumiwe koko abantu muhamagara ataducika aboneka ahangaha rwose se nguyu se biruka bagira ngo iki rwose reka muhamagare tuvugane muhamagare na bamubona muhamagare mukuru wanjye umeze neza uraho umva numiwe ndagiye kwa wa muganga wantumyeho numiwe wa murozi ndamubonye Bernadette uramuzi umugore witwa Bernadette wi umva reka mwereke urebe none mu bujisho reka hari yagize ngo ntabwo wahageze dore muganga muraho amakuru yawe uratambuka neza rwose urumva mu mavi harakize yewe ndi amahoro muga ubwo rero kumva ubu nari ndi mu kazi ndasohokeye muri parikingi muri nta muntu ukoresha telefone isaha rero wari wambwiye ngo tuze kuvuganiraho none rero murumuna wawe nyine yahageze nyine arimo aramureba aranamumenye nubwo ngo yari akiri umwana ariko ngo aramumenye aramumenye nguyu yarahageze ahubwo twamukorera iki ubu ngubu ako hano hari abantu b'abasore uretse bantu mwereke uriya murozi reba wa murozi umva nanjye numiwe muvandi numiwe wamumenye Bernadette ukuntu mwagendanaga rero ndumiwe murebe neza rero dore nguyu rwose reka yisimbiza agaragara umubone yambi mwana yambi hinigu uramubona neza noneho uri kumubona neza uri kumubona neza mana nyir'ijuru we abagome baragwira we ndebera wa murozi umva numiwe mutazajya mwirwamo murarwara iswima mugatumba inda mukarwara iswima mukagira muti irebere nawe ukuntu abashuti bacu ari bo baduhemukira bose urabona ukuntu mwasangiraga akaruzi n'agati yari umuntu ariko uramubona ukuntu yakwigiragaho neza yigize umuntu numiwe rwose wumve ko nari najyanye n'abanyamakuru ngo babyirebere wowe rwose utegereze utavuga ngo wenda ngo hari ukundi kuntu nabigenza ahubwo icyo nakubaza ko hano hari abasore b'abana nyine ndeba hano bazanye n'uyu mukobwa icyifuzo cyawe kuri uyu muntu
ni igiki ngo tugikore urumva muganga eh urabona uwo munani mhm urabizi amaguru yari yarahinagiranye urabizi nyakigera yarateze ntacyo nabasha gukora ngo nishyikire nabonaga umutwe ntubizi muganga ko rero wowe ndabizi uyu rwose muntu namubera akabarore isi mubone ye kuragira n'undi azongera gutekereza none wari uza kunterefona mu wundi mwanya aba basore badahari turagira icyo tuganira tugereho kuko ndabona bakiri bato turagira icyo tuganira tugereho rwose yego muga mbe murekuye cyangwa mugumane oya mugumanye mbanze mubwira akandi kantu banza umubabaze nanjye yarambabaje nyine ndi kukubwira aba nibagenda we turaganira neza kuri WhatsApp turaganira neza icyo gukora ntabwo nakivuga aba bana bahari ntabwo nakivuga aba bana bahari buriya turi buganire neza kandi n'abandi bantu nyine baba barabuze uko bivuza aho ngaho barwaye ibintu bitandukanye ukanyohereza kuri WhatsApp ifoto rwose nkabona ifoto ye mbese none se muga we haro haro ko ujya kuvuga batarabona koko kuko se muga? binteye n'ubwo nanjye ubongize n'amatsiko ibi bintu wabitangiye kuva ryari ibi bintu ubundi bifitwe na data atwiriye kuri Muhazi afite imyaka 125 aracyahagaze arahagaze ngewe rero nabitangiye mfite imyaka 25 ubu mfite 58 yatangiye kubikwigisha ibi ni gakondo ku buryo umuntu nimba yaba yakugiriye nabi yaba yagize ateho biriya bavuga ngo ntabwo umuzi ntiwamubonye iyo uje ahayitaba nk'uko ureba uyu yitabye ukamubona ukamumenya ukavuga uti twari kumwe rwose nimugoroba niwe wakoze ibi uretse bimwe birwa abantu bagana hirya hino woya ntimubonye rwose umubyeyi wawe niwe wabikwigishije ubuvuzi bwacu ni ubwa gakondo ni ubw'abasinga bukomoka karago giciye karago giciye ubu se nawe ujya ubyigisha abana bawe abakeneye kubyiga nyine bakeneye iyo babonye mvuye umuntu umeze nabi n'abari mu mashuri bagira amatsiko bakavuga bati ese n'uzaba utariho nk'uyu muntu uhembutse atya akatwituraho yanjye imiti ndayerekana abana banjye bakabimenya rwose uri uje kutureba ku muhanda aratubwira ati rwose nanjye ubu papa yatangiye kunyigisha uriya aravura burya nka bamwe baba batwitse inda zahezemo uriya mwana arabazingura ariko urabona nka bamwe baba bararwaye inshwima ngo babuze uko nyine hari ababa barwaye za petite indi gatumba ariko iyo agiye kwa muganga petite ntibayibone araza nkamuvura nkuriya mukuru wanjye ko ahantu hose twari twaramuvuje byaranze ubu wowe wabigenje gute kugira ngo ubuvurire hanze nyine ubanza kureba uwamugiriye nabi ibirozi yakoresheje ukabimwambura wamara kubimwambura rero ukavura uriya byanze bikunze ubwo arakira kuko utabimwambuye kandi ahuhera mu gitondo ngo nabari no muri Amerika bimufate nabari na hehe bimufate ubwo icyo gihe ntabwo yabikira ariko ngewe iyo maze kubona umuntu wakugiriye nabi ubushobozi bwe nkabumwambura mpita nkuvura ugakira kandi wamukenera nkamukwereka nk'uko nguyu mwerekanye ubu se koko nkuriya murozi wari waraduhemukiye kuriya uramukorera iki cyo ndamukorera nyine turi bukivuganeho nyuma y'aha turi mbese icyifuzo murambwira nicyo ndi bukore none se mukobwa uriya muntu uri muri Amerika ko hari udufaranga yari yansigayemo yatuguhaye byambwiye ko muri bivugane urabizi ko n'ayandi ngo ajya yohereza kuri telefone hariho n'abajya gufatira kuri PCD
amafaranga avanze nkunda kuyafatira kuri PCD. Ariko se uvuze iby'amafaranga aha umuntu ntiyahita avuga cyangwa yibaza ati muganga avurira ngahe? Oya, biterwa n'uburemere bw'indwara. Iyo dusuzumye tukareba imiti tuzakoresha n'imbaraga, nimba aba babyeyi bazarenga imisozi, ubwo niho hava ibiciro. Ubwo mu gihe umuntu akeneye umuti kandi ari kure umugeraho ute? Umugeraho rwose. Umugeraho, cyangwa rimwe na rimwe tukawohereza nkakuriye. Tukawohereza nkakuriye. Hariyo njyana hari i Kanombe. Nahagera bakavugana n'uwo muntu mwoherereje, ugatwagwa n'indege ukamugeraho. Abenshi bajya bavuga ngo umuntu uvura ibintu nk'ibi burya nawe ngo bari n'umurozi. Urabivugaho iki? Niko bavuga. Ariko oya, ntabwo ariko kuri. Uri umurozi. Urabona nk'ubu ni ababyeyi umuntu abakoresha, barakiza ntibica, ahubwo bakiza n'uwari ugiye gupfa. Utunze n'uburozi mu nzu, umuntu yarya agapfa cyangwa ukamuroga ukuntu, bakwigendera, ntabwo bakorana nawe. Ariko noneho kubw'abaturage bwo iyo bakubonye baravuga bati mwabonye umurozi, ariko abahakirira nibo baguha agaciro. Nibo baguha agaciro. Hari abajya bagaruka nyuma kugushimira bati rwose warakoze. Reba iyi telefoni ya touch, wayibonye? Niyo muvuganiraho na babandi kuri WhatsApp. Nyine n'umuntu natiraga hari bwohereza amafoto. Akize rero ahitamo iyi telefone ati ntuzongere gutiraho barohereza amafoto, ahubwo azajya aza kugiriho. Ubu niwe yashimiye rwose. Icyo cyarakemutse. Niwe yashimiye. Ni izihe ndwara zindi ujya ushobora guhangana nazo ujya wumva zeze hanze ahangaha? None se kuvuga umubare ko mvura indwara nyinshi. Mvura indwara nyinshi, ariko rero wibande kuzikomeye kuko hari usanga no kwa muganga byaranze, nyamara wowe ushobora nyine ubundi tuvuge urugero, hari ukuntu tuba tudafite twebwe za kopisi, za koperisikopi. Zande? Za koperisikopi zireba wenda n'inzoka n'ibindi. Noneho umuntu yaza wamureba, ukavuga uti irukira kwa muganga bagupime, nibakubwira indwara nabwo ikabananira uzagaruke, nibayibura nabwo ugaruke. Bayibona rero, iyo bayibonye bakamuvura agakira ni byiza. Iyo rero adakiza aragaruka, natwe tukabona kurebesha aba babyeyi, mukabasaba tukabasaba tukavura abantu bagakira rero. Ariko ntabwo wareba mu mubiri w'umuntu neza, wenda hari uwaba yavunitse igufa. Iyo gufa rero kwa muganga baribonye bamuha umuti kandi natwe tukanunga, tukunga. Ariko aribo baribonye bariya abaganga baba bafite amaso areba cyane imvune n'ibindi no mu mavi. Mugira ukuntu mukorana? Tugira ukuntu dukorana. Ntabwo napfa kugundira umuntu kandi dogiteri atemeje ko yabuze indwara. Nta gihe wenda umuti ushobora kuwubura ukifashisha undi muganga mu mugenzi wawe? Imiti turayibura. Turayibura tugatega tukajya Tanzania, tugahamagara abatanzania se bakayizana tukabishyura n'abagande. Cyane burya n'abarundi bagira imiti ikomeye, nabo baratugemurira imiti. Ni izihe ndwara zikomeye cyane umaze kuvura ukavuga uti rwose? Nk'indwara mbese zikomeye, urabona nakubwiye nk'indwara z'inshwima. Kubyimba inda. Noneho burya hari ubyimba inda ataroze, ahubwo arwaye umwijima cyangwa mu buryo bukomoka ku mpyiko. Tubitandukanya kubera kwa muganga. Iyo kwa muganga rero babuze indwara, burya ni igihu kiba kiri mu nda ye, yaje tumuha umuti, igihu kigacucumuka kikavamo, umuntu agasubirana kandi yahora agatwite. Izindi ndwara tuvura nk'uko umuntu yaba yagiye guhinga yavayo, bugaca ibirenge byabyimbye n'amavi adakandagira, bagaheka bagera kwa muganga, muganga ati uyu muntu ni muzima nta ndwara tureba. Yaje nawe turamuvura. Izindi ndwara tuvura, hari izi ndwara nk'iz'ibicuri, ibisazi. Burya iyo bagiye kwa muganga bakabura indwara yabyo, nabyo biraza tukavura.
cyangwa se ugashaka bikanga cyangwa ukaba utarashatse abandi bakabyara ntubyara abandi bagashaka ntushake ugatangira kwigunga wirengagiza imiryango ntuseke nk'abandi ngo mubyine noneho hakazavirizamo n'izo ndwara rero urabona nk'abakobwa rero hari abakobwa bahera iwabo atari babi atagize gute ariko bazira byinshi bitandukanye rwose ugasanga umuntu baramuzinze ntashatse kandi atari mubi ugasanga aheza iwabo mu buryo bw'uko azinzwe ugasanga hari uwo bateze muri za nyabingi bakabatega muri nyabingi wenda nk'umuntu w'umwanzi akaba yabasomesha ku nzoga yaterekereyeho noneho bakaba imbata y'urugo ntibashake ibyo rero burya nk'ibintu by'ibidayimoni by'ibinyabingi ibyo iyo bije turabivura bikavaho hari uko ushobora gucuruza urabona ko umuntu ashobora ibihumbi 2 ariko hari abo tujya twumva kuri radiyo bari kuganira ko bafite za miliyoni n'umuntu aguhaye 500 birayoyotse aguhaye miliyoni irayoyotse uwo rero niyo yakohereza ifoto ye n'amazina ye iri Nyarwanda n'iri Kristo abo ngabo ndabavura rwose izo nyatsi zikavaho ari inyatsi z'urushako ari inyatsi z'akazi urabona ushobora kuba ufite ubwenge ukagenda ugahagararana n'abantu 60 bakabaha akazi ugataha biraro barwanya ko umutima inyatsi ngo utabaho ubaho kuko inyatsi ujya gusenga bamwe bavuga ko inyatsi itabaho ariko nujya gusenga hari usenga Imana ntimwumve kubera yanyatsi barahari natwe ntabwo tubwira umuntu ngo gira ikindi ukora turakuvura tukakohereza no gusenga ukagenda ugasenga rwose ahubwo ntugane hirya ntugane hino ariko yanyatsi ukayikira inyatsi watewe n'umuntu akayigusiga ukayinywa mu mazi ibiburiburi n'imyange n'imyangange ntabwo uzasenga ngo bive mu mara nzaguha umuti bive mu mara izo nyatsi zose zikuveho ushaka gucuruza acuruze ubona akazi akabone ariko ajye gusenga nta handi tumwohereza mushiki wari waje kumwe ariko wumvise izi ndwara zose uyu muganga avuze ashobora kuvura yarambwiraga ati narakize rwose wa muntu aravura ngewe simbyemere wowe muri izo zose nta kibazo na kimwe ufite ngo uprofitireho nawe muganga ahita agukoraho ryake nanjye ndabona ahubwo se umukobwa nkanjye ko nabuze umugabo urumva nanjye batarandoze ukagira ngo ahubwo ntibamumuti ubu cyakemutse dore muganga noneho ubwo muziranye uyu munsi ntabwo ndamuvura nibwo abivuze ariko muraziranye bizamuzindure noneho ababwire n'icyo nabamariye urumva kandi uyu nguyu we ahubwo twazagarukana aje kugushimira nyine rero ababwira ati muze tujyane kwa muzeyi yego noneho rero ubundi kwivuza kwawe uretse yuko yaje aha si ngombwa ngo uze hano waba uri mu kindi gihugu ari Afurika cyangwa no hanze yayo ariko ukabona nomero yanjye turaje mu kanya uyiduhe ukayohereza kuri WhatsApp n'amafoto yawe icyo kibazo ukaba ufite umuntu wenda nta muntu ubura umuntu wenda nko mu Rwanda n'ahandi ukavuga uti ngereza ibi kwa muganga yase nkabibona ukuntu rwose byanze bikunze kuvurira aho urutiri uza gufata umuti hano uyu mukobwa ko ari mwiza nk'umuntu ureba kure cyangwa hari imbaraga zihita zikwereka ubona ziriki none zubara ntabasa nkanjye bashatse abagabo ureze nyine ko yamubuze ukundebera icyo nzira pe ariko ntabwo nakireba ubu bizamuzindura imbuto ye ntabwo iri hano ubwo azaza ashira imbuto ye hano noneho turebe ibye rwose ariko nawe ndebera ababona abagabo nibura basa batya ukabona babanje bakumuha ivatiri baramutwara mu ivatiri ariko se kuko ubwo waramubuze ko ngo nta nkweto iburiyayo hano ho byapfiriye
nyine ubu ntabwo nahita mpakubwira naza uzabireba byose naza azaza urabona ikibazo cyari cyamuzanye iki cye sinari nkizi ngo habaho ibihuherano ibibyuba ibyogoga ibitegano ibitarukano nk'abo babatwara imyenda bakagenda bakayimanika mu nzu bacanamo ndetse rimwe na rimwe bakanumagara mu byerekeye ubuhehere bwabo no gushaka rero ugasanga birananiranye ngo byose uzakubitira rimwe hariho nabo bagenda bakareba bya biti bidatemwa ati ngo hambiriye aha iki giti nikivana aho uzabivanye ujye gushaka ibyo byose tubivura tuvuye mu mizi hari nabo bajyana hakurya y'inkombe y'amazi nk'aka gaferege kagenda bimwe akabishyira hakuno aha ibindi hakurya hariya akiza inkombe nizihura nawe uzahure n'umugabo nizidahura nazo ziriya nkombe zizahura ryari yazironka bireba ngenda zihuza akagenda agahura n'umugabo nzaza undebere uko byagenze nanjye pe nzaze nkundebere rwose ubwira uko bimeze ubu hari umuntu uri kwibaza ngo uyu muganga ko avura inyatsi ubu we yarakize cyane ku buryo ntaho ahuriye n'inyatsi none se ugira ngo imigisha dusaba imana nuko imana ifite ubukungu aho hari aho ibufite niyo mpamvu rero iyo wahawe gutanga ntabwo wahabwa byinshi gusa nakwakira ngewe ndi kugenda mu ndege urumva nakwakira ariko ziko ari byo ndi muri za viyuti nk'abanyirimo uwamuhagarika nkunzaniye bibiri ngo ni nguhe umuti ntabwo byabaho rwose ntabwo byabaho muganga we turi kugenda dusatira umusozo w'ikiganiro nuko wenda uriya muvandimwe wafashije yaratubwiye ngo yarabonye akaruhuko gatoya ubu wenda yasubiye mu kazi ariko ibindi muraza kubivugana ariko umuntu yakwibaza ngo umuganga ashaka kumugeraho yanyura mu zihe nzira telefone ni iyihe kuko icyo nshinzwe ni ugutabara abababaye yego nkarwanya ibyifuzo by'abantu mbese niyo mpamvu ureba rwose ntabwo bakubwiye ukuntu abantu cyagiye mwabazaga inzira ntibababwiye muti mugiye kwa dogita ntabajyane kwa muganga bati kwa muganga ni hirya ho rwose nako kanya inzira yose baje bambwira bati urakomeza imbere urakomeza imbere nibwo rero twageze hafi uriya mukobwa aza kudufata sonzi wambwiye ati ko bagiye kure muzeyi ntaho hondi ntago haba kure yemwe turabashimiye rero murakoze cyane asigaye mukomeze mufashe abantu kugira ubuzima yego murakoze kudusura uyu mwana ubu turabohokanye utwo dufaranga niyo nayabona n'ejo ariko turavugana yego murakoze nanjye nzagaruka undebere rero ikibazo mfite ariko ntabwo mbwira mu gitondo ngo uraje ahubwo urambwira ngo nzaze ejo umbwira nk'uyu munsi uti nzaze ejo nta kibazo sawa murakoze cyane murakoze koko se uzagaruka nzagaruka pe uri kumva ushonje umugabo cyane amushonje uyu munsi sawa koko ndabashimiye cyane inshuti bakunzi ba Action TV turumiwe nyuma y'ibyo tubonye ahangaha ahasigaye birashoboka hirya no hino ko hari abandi bafite ibibazo bigiye bitandukanye kandi wenda warivuje ntawe utageze byaranze burya ngo wahiriye mu nzu ntabadapfunda imitwe uzagerageze no kuri uyu muganga uhagere hanyuma kuvure wabona ariho igisubizo cyawe kibitse ndabashimiye ukuntu mukunda Action TV ahangaha niho nsoreje ikiganiro wibuke imbere yawe handitse subscribe niba hakiri mu ibara ritukura ukande no ku ruhande kunzogera kugira ngo byinshi tugutegurira bizajye bikugeraho ku gihe ndi muhirwa wa muringa wa ntema biti ya gikunga cya ruhota rwa ruhuta rwa nyabyiru bya nyabyungo